Imana imaze cyane bakagumana. Iyo Uwiteka atari uruhare rwacu, ubwo babisabatu bagukiraga baba tubize mu gihugu cy'ubuzima, ubwo ubugingo bwacu bugapfutwe, amazi abarenge ubugingo bwacu, ariko ubugingo bwacu bukize n'ibintu mu kigo cy'abato, ikigo kiracika ntabyo tuvamo. Mana imaze cyane. Bene data baburi sengerana amayoga baba twara tumu utakavuga bose batemubiti zikageni hasi. Aho rero ninde mucamazi ninde muramuzino none aravuga ngo nakumenye narakure mu mwanyuko ikintu musoro nakubaza mushaka muzamuhanza nakumenye narakure Yeremiya we aho rero ibintu byose bigamije ukabona kamanuka akatwirika yuko ari umugabo akatwereka ko ari we mufasha akatwereka ko ari we byose amanuka yuko abyara amanuka namuzi amanuka naramumenye amanuka naramusogongera amanuka nakubona ku myenda ye aramanuka mwuka wera arazaga nagira munsi yawuye Yasonge kumira ndege hige che abanyarwanda bari kugisama gerageze umusamaye ariko yes si kwavuga yo kagina n'umuntu vuga aravuga ngo ibyaha n'amakuba by'ubutunzi ni byinshi ariko Uwiteka gukiza muri byose ari n'amagufa ye nta n'imwe ishobora kuvunika. Batizambaragaze batigabuhangajege reka tuze tuhe Yesaga nanjye kabyara ashaye nta mukuru aganaje ine ndwana nayo kuva saa 3 kugeza saa 10 za mugoroba mugoroba Imana y'ingabizi aho se hacitse ari imbere arashikaga ngaho ibyatsi byose byaryamye ibishaka byose byamutse takabaka wese namenya n'abanyamaswa umunyamaswa Imana y'ingabizi irasama Imana n'ifite ijambo ryanyuma n'ifite asa n'ifite igisubizo nari ntarashaka nta mugore nari mfite ntabana nari mfite ngamba kujya gutara ivu saa 10 irasama unatawayo irasama nasina wala sama irasama nasara sama ayifata amwe ingeri cy'uburyo mu Rwanda birigitamo nagenda sikara muhunda wonyine w'itigika najya kumara urukundo rwose wanyoye nakugeye nakugeye najya kwihimbaza abari mu biti bose abari bahunze bose babona umwanya kugira ngo bamanuke baramanuka kubera yuko ikibazo cyari
Marista kuna mama niko natangiye kwizusa naratu uzi kwizusa utaratura utazi kwizusa kubera kuzonga kubera guhamuka kumbuza kunywa amata ntabwo urabona abantu batunzi bafite ibitagenwa bubatse amazu y'ishyamba bafite inka muri pariki bafite inka z'izuru muri nyama n'ibyozi ariko kugeza umusoro akaba atanywa amata akaba atarya inyama akaba atarya amavuta kandi icyo bisaki itari mu iragufatira guhamura marinista wawe ngo bakakadomara k'amata inota umwe marinista kunamwa amata mba ku gicaniro n'icyayi gusa cyo yibusaki ndangije ndazamuka mu rugo ndagenda ku gicaniro nota umuriro fata umuntu yanjye ndaretse shyiramo irindi yari kese buraje mu gitondo bashakira isena kugira ngo njye nkorora njye kumupfumu witwa Kanyarwanda kugira ngo ajye kumpa inuza ajye kumpa imiti nterigiti kugira ngo angagaho ndagenda nambutse kabako narigeze hakurya usanga abanyamuri bategeranye haragira mu muri ndatambika ndagenda mageze ndavuga ngo muri wanduza akarasobanurira ariko kangana ukangwa n'intare ukaganga aho muri bantu Imana yakizira nyinshi cyane kubaho yaba mbi yaba nziza ariko ugomba kubaho kuko yavuze gusabaho kandi bikunda ugomba kubaho icisha mu mbano imbano iragangahunja ndangije ndamenya menye neza ko nta muvandimwe mfite menye neza yuko nta nshuti mu migani yaravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo ngo ariko hari inshuti niyama ku muntu ukamuta umuvandimwe Imana imaze cyane haleluya umuntu w'abandi twabanaga muri haki twabanaga nawe ufite gurupu ukenera nayo ariko ndashaka kugira ngo niba atari gurupu yibaza Imana irakujugunya Yusufu yarafite bene se Yusufu yarafite bene se bakiri babi hanagira ababwira nk'uko ari umuna wabo abishungaho agakayibanga na Arose azimuraganirira ndakorera Imana gupfuka ibintu makana iyakira hagaze turi muri nje kubona imiba yanyu yose kandi umugo wa Yosefu yaka Imana ko amafaranga menshi cyane Yosefu yari umwana nijya gutekereza umuba wa Yosefu nta n'ubwo agaragara wari mugufi kandi wari muto inyuma y'abakuru yari miremire cyane ariko agiye kubonabona yose yikubise hasi uwe uragaragara umwaka wose yatanzemo Yesaya abonye Imana umwaka wose yatanzemo Yesaya abonye Imana Imana imaze cyane yikubita hasi uweza kumwoyo Sharisha Simana kuna basi na kamari utwara wani cyane twazanye yivuga mukindi nani duti
arabizi n'umusore itsinda ryari mukinga abasogose n'abagabo mbyina ikidaraga kibano igisubizo kitwa hejuru y'abakozi byongera nigeze guhamiriza ndabyina cyane ndabyina muragikintu umwana ndabwise umuriki nje kubona ngo birasaza numva wese biranywe urabizi ko ibidara byacu byari bidara by'ingando n'imisheshi njye ndeba mu bakunda ndaza mpagaramo ndahamiriza ndeba hejuru ndasimbuka fata ingando hejuru ndakuza cyane bagwira cyane ndagenda ariko se umuntu wagendaga nagenda nashyira ku giti nishinja nagira nishinja amana ndya bakuru ba Yosefu mu mwanya bandushaga nafite inganyego nziza z'inyunga bari babizi kumwe zanjye zagendaga cyane zari muri nacyo banamuraga cyane zari zashatse kumusaza tuva share tuzamuka nanjye kugusara zashegemo nagombye gusenga amashengesho y'iminsi 7 durayi kugira ngo inka zibicengeremo bakuru ba Yosefu baramubwira tuko kubo tuzakwikubita imbere simbizi jewe soje ujimana mbi atarigire bushaka arotesirizo ukwezi inyenyeri n'izuba nabonye binyikubita imbere batariko shawo n'ishuka isawa kana w'ishuka iseri yamudesheje ikanzu isa cyane baramukubita cacaka kivuga niki cacaka barashikariye bacha mu gitondo kujya kuragira kaguma uruhande rwasi kamishunga mu maguru kamubwira amakosa y'abakuru kambwira uburyo ukuntu bakanga kamubwira arabatariko wajya ukajya kubasura ukajya kureba ahantu bari nta baragiye maze noneho ukanganya amakuru yabo Yosefu aragiye ageze mu ishyamba maze minota ikaza gushira bambonera kure bari baramuhingize bari guhingizina bataraguhingizina se bagira ngo bataraguhingizina wagira ngo wari hari icyo wari wagira bamuhimbizina dore karose kashobora ikanzu reka tumwice umugambi w'Imana uri w'amasaburi iyo twarawamenya ari gucisha amajyepfo yamunyizira
Mungu hejuru. Iyo aza kubimenya, iyo bakuru be baza kubimenya ko Yosefu afitanye amasezerano n'Imana, ko ibyo avuga bizasohora, ko ibintu bizatera inzara ikabica ikabahindana bose bakagenda akabura bagahura bajya guca bugufi bakajya Imana yo gukira. Mureke ducane cana cana umuriro wake cana 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 mureke ducane urugo rwawe wabaye ingumba cana umuriro ukine burapise cana umuriro cana umuriro abantu barakufunze cana umuriro kwisi isabuze cana umuriro abana babaye ibisoge cana umuriro abana cana umuriro abana kugusa cana umuriro iwe cana 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 Yesu reka tumwice Rubeni mukuru wabo w'imfura aramuha mutamwica mukamuha mukazamazwa amaraso yabo. Hariya hepfo hari icyobo cyateguriwe amazi, reka tukibunakemo. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abazi bose bahaguruka ibibazo nabyo umubyeyi yakwibagirwa umwana we yose nawe wiyigana ngo bashaka kwibagirwa, ariko jyewe ntabwo nzakwibagirwa. Mose yandika mu gitabo cy'Ezaburi aravuga ngo uba muri Kristo byose nabwiye Imana uri byiringiro byanjye uri agakiza kanjye uri Imana niringiye. Iyo niza gushyize ikigo cy'ubwo namukibwirwa isakubiza n'usamaye umuntu abaringo bakikiye ikigiye ngo cyangwa ageze gutwara abantu bahumbe bazakuvuga ngaho abantu bakuru bazakuvuga ariko nakubiza kwenye amira samaso yawe yeye kwenye amen. Iyi nyoke ducane cyane cyane mu bana bawe umuriro
umuriro. Sema haleluya. Baramumanukana bamushyira mu cyobo cya futi 26 cy'umwijima. Yuda abamushyira mukurusha abamushyira baje bashobora bamwambika yari samudushe bari namo bigi imbere bahura n'abisirayeli baguraga abagura n'ababogera muri Egiputa bateka tumugurishe twibonera amafaranga ingana nini. Umugambi w'Imana ntabwo tubizamo barahindukira baraza ibirenge aho yashinze ibirenge amumanamo ni naho yashinze ibirenge amukuramo. Aho yashinze ibirenge aho bazashinga ibirenge yo kujugunyamo ni naho bazabishinga bagukurayo. Aho bazakuvugira nabi aho ni naho bazakuvugira neza. Jambo ntabwo ntugahunge umwanzi wawe ntushakishake umwanzi wawe burya kwanjye akunyutse umwanzi umuguru hano urarusa abire akwima musamu yakwima tunavuze kuri mukene tuzi cece nigeze natinze muri Nyakatsi nayitinzemo gitinda mu kibazo itindamo kandi vuga ubutumwa tindamo Nyakatsi stand mutete turakura amafamu ubwatsi barabura bwo gusaka najya kugesa kazi bikeye santiye bigore rwose bikeye damasaka umuswa urabirya ajya mu isoro umuswa umpatereza kuzirya uko nukugira abantu bajya kuvuga ubutumwa abantu bakabakunda avuye Uganda ariko muzakuzirikira kigiye telefone ngo ni uramanyere urabizi iyo umukene hari igihe wanga baba ushaka ko kugera mu rugo kubera ubukene ntawe uvuga ko baryamisha ntacyo kurya ukanga abantu kandi bakunda ariko utabara kubera zitani ibukene arangura ndavuga nayo umugore turamuraza he ndavuga nayo niyo bimenye ngome namwishe kandi ubona gusa ubutumwa barangura bose tuzamusura ni na muri Nyakatsi nayitindamo maze amaze kone stani y'imvura maze kamuha ubusanzwe imvura mu mugisha ariko navuze ngo sitambo guhe ntabwo imvura icumisha amazi igihe tufatana n'isi umugore wanjye mbona arandeba ndamureba urabizi iyo ibintu byacitse umugore niyo agukunda akareba iseseme yapfuye akavuga baba bizi ko nta kigenda ukeneye kwaje mu rugo none basya atanga kureba atsuwa aje mukozi mameza cyane ikigonyina kirimo kubaka amakotura ari gusa bizimo byacu byaje ukeneye mana Joshua kwa yakazizo wa Eya kwa yabuza ngo ifani bwe kwavuze kweli. Arabizo kujya kwifashisha ibyanditswe
ibingira bicikana ntabwe yoza kubimenya banarubatse kera yoza kumenya n'umukozi w'Imana banarubatse mu bakamizu y'abakozi b'Imana ariko nanone reka binjira yego reka bikugera reka bikugera izurure kakana ndisore ndagereka kwa muturanyi wawe ndagutira yeba ndamukogorosa yafite amahamisha n'udusa arenye mubi ndabizi ngo twe amahame atatu meza cyane arenye yera guse arapeka n'ukudeka n'ukutepa n'iki utamenya ubwenge ivitwa ndapfuwe ndirukange nagenda njya kubona umuturanyi wa hirya nagenda nabazanye kubitamo hasi gaciye mu cyondo njya gukiriya ndahaguruka njya guhaguruka ndeba akayungu kakari kamabati yirabura yapfumaguritse akayungu kuko mbura na tuya tubati mbura n'utwo kumanitse bose nibura wamara na tuya tubati ukene kasane kuti mbere mukecuru inabara nani tabazigize twamukuye muri salo umugore amuhungisha mu cyumba agenda ajya ku buriri amworosa za burangi icyo gihe za kuvure za sitara hariho byabirangi biriya bihano nabyo Imana yibareye Mana tusemo kayo Mana bivuze cyane Haleluya Chiro yapongita chiro chiro yaziri byabandos aramorosa azana ibisaga aramorosa impuri nawa watumwe kwa muzuru nyose atako uyu yekiye Chetu yamara rimez Saniruka Nuri Mihema Nuri Shawes Mana bishes Jangan kerja Kujango Kemana dia Mana dia Pura Ikan apa? Terus pasti. Nani wae? Ada yang mau kau lagi? Ada yang mau kau apa itu? Nani kowe? Bukan apa kowe? Kalau kau jauh kan waktu berapa? Bukan waktu. Jadi mana orang banyak? Jauh kan dari sepuluh. Kujang ufuku mubaya mnezi. Tutarashe amana tarashe. Ukuna kuburu. Usibikena umukozi w'Imana. Kuruke. Ugakena umukozi w'Imana. Uravuga Yesu barakeye urugo hari ubukene zitanu. Uribuka Yesu Mubepesi bicaye biruhe kumwame yaratusiye kandi abantu kwitisi yabyacu cyuje twagenda bise tukikije kukakavuke yacu twara kugira umunye n'abantu bose ariko kuko Kristo n'utuzi bose umugabo ibyo biramuragarikira
ndamugarikira nakumva. Imana ntabwo ijya yibagirwa. Muri iyo minsi mpagarika ibindi nirebaho ngaruka mu rugo. Uyu yaramaze gucuka. Umunsi umwe najyaga itorero ry'ingisakama cyane ryariteye ubwoba. Ibi yarampamagara nubwo nari nagiye muri meza, ndi mu gitenge muri meza hasi njyana. Ibi yarampamagara ahangana kuboneka n'icyiciro cyo kugira turi he n'indi muri meza turemeza wagize nubwo nagiye kuvuga ibitugu ati burya ati pasiteri kubera ko wajyaga abona ngira amata ati burya se ni ubutumwa nabutangiye kera cyane ni ibintu bifasha ariko ibyanjye ni ukuvuga ubutumwa. Ati ndashaka umuntu ngiye kukubwira ni umuntu ukomeye cyane, ndashaka kumukura amafaranga yakodesha itorero ry'igihugu miliyoni, wowe uramukura angahe? Nafande se n'ubwo namukura angahe? Umukuru 600 wachaka ubundi ayari menshi magana. Nafande se wayamunyekera wowe uceceke utavuga nti nje kwemukote mani bata ndakijitene nisose haza cyawa inzungu ndasa mbwira bana dore ko turagenda twageze kwa Toto kwa gata buje kwa gata bameze cyugo turatira nyuma baravuga ngo ni bandushi itoro ngo ni rindusa amafaranga bazambereza ngo baranga bameza ofasi namo safande bameza takweza magana ndatinya afande ni bana yama ukaguma wonyoze transport sasa tukwachi na transport hii tikija basi oya ndisani wewe kana mtani kutaya tusasa ni modoka bakujane wakitutse Maribaza cyane turagenda tugeze turanyimana ayayaya turanyimana mu cyumba cy'inzira moto tunaramya turanyimana turasenga ndare uracyo mu gitondo tujya bakajya baza bakambaza mu gitondo ryo gikwiye iri yabwo ndigikwe Yesu umucyo nyarwanda Yesu ni wa mbere ibi byose kajya bite yarabaza mu mwanya gushaka Imana gucyanuka ibi byose naye bagomba ikireza ndatsindi mbuwambe bangira gukurwa cyane n'ibiki gutwiku bangira magana ya gutwiku abamagana ndahindura makata niba ryane cyangwa yakizanye muga Magana ngurishije nongeraho nubaka ijambo ati 20 umugabo araza asanga abanyamwe bacukura atosha ko bakaniwe inzo batanga 20 ati mujyamo bataka none biki umugabo ati nanjye ibi byose byinshi byose nzaguheza aboro nasabaga inzama bati atanu ipfumaguze Imana neza inzama tukwita ndayiwa nishoje nyuma y'imyaka 2 ndiyo ntabwo mwiri sanga nayisumbye kandi nubaka inzama 55 unayo ndayireba n'imisi mike ndayiranga sanga nayo ntabwo Mari basha abasuzugura
wese kandi n'umuvuga buti sa uyu musoro ni jyewe se ni jyewe ubwiriza ni jye bashaka ko bashaka kuruhiriza. Uwanyije Mariya yamuze Yesu Yosefu bamushyira cyo bakimukuru baramugurisha bamujyana kwa Potifari ageze kuko Imana kubana nawe Imana ishaka kumusiga amavuta bamwambura ikanzu bagenda bicumarire basiga ikanzu amaraso agenda kubayireka se Yakobo iyi kanzu urayizi ni yani Yesu mwana wa Yakobo inyamaswa za muri byarangiye namugurishije aho bapira niyo tubyukira aho bapira niyo tuzukira aho basinzirira isarimaze cyane. Haleluya. aho bapira niyo yes arapfa sezero ry'Imana umunsi wa mbere baramurinda waheza abagabo b'imbaraga baramurinda kugira ngo akazazamuka nazamuka bajyana. Umunsi wa mbere doze, umunsi wa kabiri doze, umunsi wa gatatu muri kerera abantu bajya basenga mu gicuku nzamura amaboko abantu bajya basenga mu gicuku nyabureka bakagira ndagukangurira gusenga mu gicuku wiyambera maribaza cyane baraye bagira ari umugani w'ibanje ishaka tabaza ngo yohereje igiceri ngo kigende cyo kurira bakame urukwavu none rukirikira ngo abarinda bakame basora amashi bakanywa amazi kirakanu sukamo itaka urukwavu rushobora genda maribaza cyane basora amazi barareba Yesu ari mu gituro ariyo arakorana n'ijuru ijuru araganira n'ijuru araganira n'abamarayika bari n'imbazi bari bararirimba ubutukuru isaha igeze aramanuka marayika aramanuka araza igitare bari bamukitaho cyose akicaraho arakirimbura muri Ezekiyeli 24:31 haravuga ngo wiyambure ikamba wigure igisibo ntabwo bizongera kumera kujya bisana icyari hejuru ugicisha bugufi icyari bugufi ugicisha hejuru nzabyubika nabyo nakuzongera ko kugeza igihe gufasha abazaza nanjye nabo bazajya gusa ntabwo kameze cyose